ubwoba bwinshi bwatumye teta atangira gutitira. Nakomeje kwihagararaho ariko biranga, icyo kuvuga ndakibura ntangira kwiheba numva manager avuga ko nta kabuza ari ukutwirukana. Ati nanjye ntagaketse umubano wanyu mufitanye abandi bakozi bajya bambwira. Uko ntagatima kareharehe iyo umusore ahingutse mu biro byanjye nawe ugahita uza kumuvuganira, ubu noneho menye ikibyihishe inyuma. Mpita mvuga nti ariko nyakubahwa nta kintu kidasanzwe usanzwe dukora. Manager atumva mbese kuba nsanze mufatanye mu kazi byonyine ni ikosa, kandi kuba waratse uruhushya ubeshya kutashye wanyu naho ushatse ko teta aza gukorera aha mukajya mwirirwa mu byo mbasanzemo. Teta atari ko se dusanze dukora iki kidasanzwe koko? Manager atushaka se no kumvugiramo? Okay, noneho buri wese ndamushaka mu biro byanjye. Manager yahise asohoka aragenda, n'ibyari bimuzanye yahise abisubika. Nge na teta dusigara twumiwe. Hashize akanya gato yaducecetse maze teta ahita ambwira ati songa ibi tubyitwayemo dute? Ndamusubiza nti umbaze nkubaze. Ati abantu bazira ubusa koko? Ubusa hari ikosa dukoze koko? Oya n'imbere y'Imana ishobora byose reba no mu nda y'isi ntabwo yakwemera ko tuzira ubusa. Mpita mvuga nti ibaze kweri bibaye bakatwirukanaho nagana ubusa ubundi ubu nta kibyihishe inyuma teta ati nkikize. Mpita mvuga nti hari nk'umuntu waba yatubonye agacira isiri manager akaza akatugwa gitumo. Teta ati wa mugani ko ubusanzwe manager atajyaga apfa kuza hano dukorera, ubundi aje gute? Mpita mvuga nti aha ariko icyo nzi ni kimwe nuko nta cyaha dufite, imitima yacu nta cyasha ifite, reka tujye kwitaba nta kundi ubwo Imana niyizi neza icyo byose bihatse. Twikije imitima turahaguruka, teta arakinga dufata inzira ijya ku biro kwitaba manager. Mu nzira nagendaga ntekereza byinshi, nibazaga baramutse batwirukanye aho nakwerekeza, nongeye gushaka hose ikosa twaba twakoze ariko ndaribura. Nishyira mu mutuzo dukomeza urugendo ntawe uvugana n'undi. Twageze ku kazi maze teta ahita avuga ati bari wowe ubanza songa. Mpita mvuga nti ahubwo bari wowe ubanza ni wowe ugomba gusobanura byose uko byagenze. Teta ati oya ahubwo wowe banza yubwire ukuri kose manager, ukitigera ushaka kumubeshya, buriya ubeshye kandi uri mukuri ntibikugwa amahoro, kandi nanone ubeshye nta kuvugisha ukuri manager yabona ko hari ikibyihishe inyuma. Muri ako kanya nikije umutima mfunga umwuka nkomeza kwa manager. Nabaye ngikomanga umutima uransimbuka, ahita avuga ati injira. Narinjiye nsanga yicaye atuje asoma ku mazi ambwira kwicara. Ashize akanya gato atangira kumpata ibibazo ati niko harya ngo icyakuzanye ni uguhombya kampani yacu? Ndamusubiza nti hoya boss ntabwo ari cyo cyanzanye. Manager ati ndashaka ibisobanuro ku myitwarire yawe yo kubeshya wabigambiriye n'ibikorwa biteye isoni nabasanzemo. Natuje gato yamvugisha ukuri nshize amanga nti boss ndi hano ngo mvugisha ukuri kose. Ubundi bijya gutangira hari umusore tubana wa mbere y'inzitizi atuma ntataha kuko nari nabisabiye uruhushya. Rero uwo musore yaje no kugira ibyago, ubu arafunze. Wadusanze hariya ndi gutura byose teta kuko niwe muntu wenyine umenya ibyanjye. Manager ati niba atari ibanga so umusore yakubereye inzitizi gute zatumye udataha? Ndamusubiza nti urumva burya nabaye ngitaha maze guhembwa nkigera mu rugo byabaye ngombwa ko mbwira byose manager ngo mwumvishe ukuri kwanjye, kugeza ubwo namubwiye nti buriya wasanze mfatanye ibiganza na teta, buriya niwe ntura agahinda kanjye, yarenze kuba umukozi dukorana bamushiki wanjye, yewe ubu niwe uri no mu cyimbo cy'ababyeyi banjye kuko amenyera ukuramuka kwanjye akamenya niba nabaraye cyangwa nabwiriwe. Hashize akanya gato manager atuje maze arambwira ati nabwirwa n'iki ko ibyo umbwira ari ukuri mutabyumvikanyeho ngo munjijishe? Mpita musubiza nti mushatse mwanyizera boss, kuva navuka sinigeze umugayo cyangwa muhamagare teta aze mumubaze nawe, dore nta kintu na kimwe twumvikanyeho n'ukuri kose arababwira ibyo nanjye mbabwiye. Hashize akanya acecetse maze arambwira ati okay ntabwo nitaye ku byabaye byakubujije gutaha, ntabwo kandi nitaye kubuvugisha ukuri cyangwa ubeshya. Amategeko agenga akazi kacu ntabwo yemera ubushuti bwihariye mu bakozi, bushobora gutuma bica akazi kandi bakabangamira abandi. Niyo mpamvu rero nibiba ngombwa tuzabatandukanya, umwe akajya kure y'undi. Mpita mvuga nti ngo umwe akajya kure y'undi? Ati yes ndabona aricyo gikwiriye gukorwa, bitabaye ibyo akazi kakomeza kuzamba. Mpita mubwira nti boss ndabinginze ntimufate uwo mwanzuro. Nakomeje mbabwira uwo teta ari we kuri njyewe, niba mushaka kumujyana kure yanjye ntaho mwaba munsize, kandi nababwiye neza uko mbayeho. Nyuma y'akandi kanya manager acecetse yahise avuga ati okay harya wari watse konji y'iminsi 2?
Ndamusubiza nti yego uyu munsi ni wowe wari uwa nyuma. Manager ati yes nibyo koko, waba ugiye noneho ukajya muri ibyo bibazo byawe ukarara ubirangije ejo ukagaruka mu kazi mu gihe nkiga ku byawe na teta. Narahagurutse ako kanya hari uwakinguye, mu guhindukira yari Clever, wa musore wateye imboni teta akava mu bye, amaso ye agakanuka akajya mu cyerekezo cye, yagira amahirwe akadusanga aho twari turi byo kunywa no kurya byinshi bikazira rimwe kubera kwishimira kwicarana natwe. Yahise aseka maze ahita avuga ati bite wangu, komera cyane ubwo ari wowe. Ndamusubiza nti ni njyewe da, ni njyewe rwose. Clever ati na hano se ujya uhakorera? Mpita mvuga nti oya nuko nari nje kwitaba boss. Manager ati Clever uyu musore muraziranye se? Clever yarasetse cyane maze ahita avuga ati cyane kabisa, twamenyanye nagiye kuri yagishe mufite Nyamirambo turamenyana, ariko nyine cyatumye tumenyana nako ndakubwira umwanya dufite umwanya wo kuganira. Manager yarasetse maze ahita avuga ati ahubwo se tugenda isaha niyi cyangwa? Clever ati ahubwo turi gutinda, hari ahantu bagira abakiriya benshi ushobora gutinda ugasanga inkoko zashize hasigaye imishwi. Manager yahise ahaguruka byasaga nkaho bafitanye gahunda yo gusangira. Nabasohotse imbere ngeze hanze bancaho baseka baganira ibyo kubaza teta ukuri kwe birangiriraho. Teta yansanze aho nari mpagaze ahita avuga ati songa bigenze bite ko mbona usa n'uwumiwe? Mpita mvuga nti do wamubonye Clever? Teta ati yego namutanze kumubona ndamwihisha, ahubwo se aje hano kumara iki? Mpita mvuga nti nabonye ashobora kuba aziranye na manager yewe barajyanye bagiye gusangira. Teta ati nese ngiye ko atigeze mpamagara ngo yumve ukuri kwanjye. Mpita mvuga nti aha ikigaragara cyo nuko ukuri kwawe atari ngombwa kuko namubwiye byose nta na kimwe mukinze, ahubwo ngo umwanzuro ushobora gufatwa njye nawe bakadutandukanya umwe akajya kure y'undi. Teta ati mana yanjye ubusa koko. Mpita mvuga nti ntacyo bitwaye Teta, nibiramuka bibaye tuzabyakira, namaze kubona neza ko inzira z'umuntu azimenya umuseke utambitse, burya nta wihitiramo ko ejo bizagenda, twese turi ubuzima, turi muri ubu buzima turi bambara ubukeye. Teta ati ibyo uvuga nibyo songa, ahubwo dutangire twakire ko umunsi umwe tuzatandukana umwe akajya kure y'undi. Ndamusubiza nti Teta niyo najya kure yawe ariko nzaba ndi hafi yawe mu ntekerezo, umutima uzajya utera ukunyibutsa, ntabwo nakwibagirwa umuntu umwe mu magana y'abavutse w'umuziranenge nkawe. Teta ntabwo nzibagirwa ko ari wowe wambereye ikiramiro ukanyereka ko nabundi ndamutse mfite umuntu nkawe. Mvuze navuga byinshi gusa wandekura nagwa. Teta ahita ati yo songa nukuri ndishimye ku magambo yawe, gusa hari benshi buriya bameze nkanjye, wowe nuko ufite agatima ko kubibona. Ndamusubiza nti oya ntawe Teta. Teta ati barahari rero, ahubwo niba wifuza umuntu nkanjye nkwifurije kuzabona umukobwa uzagukunda mukabana ukazibera mu buzima wifuza, kuko nabonye uri umusore ubwirwa kumva urugo rwanyu rwaba ari intangarugero mu rukundo. Mpita mvuga nti Teta ntawe nkawe rega, sinakubwiye umukobwa witwaga Beberi ndibyo yankoreye? Teta ati yego ndabyibuka warabimbwiye. Nti ye nyuma rero ni wowe wenyine mu bakobwa nabonye kugira ukuri, ko niba ufite uwo ukunda umukunda by'ukuri, ahubwo se arahari Teta? Teta yaramwenyuye maze nkubita agashyi mu mugongo ambwira yuje ibineza ati byo tubiveho songa, uzi ko watuma umuntu amena ibanga, wanjyanye kure mu bitekerezo nibagirwa ko ndi imbere y'ibiro, numvaga ndi muri jaride ahantu hatuje, uzi ko n'urusaku rw'imodoka n'amamoto ntarwumvaga. Ndamusubiza nti yo ndabyumva, ndahumva neza ahantu wifuza kwiturira Imana nimfasha nkabona igihatse ubuzima bwiza nzahakugurira ikibanza, bubu buturo bwawe mbe nkwituye neza wangiriye, we wenyine nzi ukwiye kugabirwa ishyo. Nyuma y'akanya gato Teta areba mu nzara byasaga naho afite udusonisoni, yubuye amaso tuyahuje mbona nabonye asa n'uwarenzwe n'akari ku mutima, nkomeza kumwitegereza, ahita avuga ati songa tuve hano. Ndamusubiza nti tuve hano se tujye hehe? Njyewe ubu nari mfite gahunda yo gusubira kureba Biri kuri gereza. Teta ati ariko se ubundi waza tukijyanira n'ubundi ko amasaha y'akazi yarangiye, kandi nkaba numva songa ndumva nshaka kugumana nawe. Ndamusubiza nti yo Teta usigaye ureba no mu mutima wanjye se? Ubwiwe n'iki ko nanjye nari ngiye kugusaba ngo ungaragire? Numvaga ibyo ari byo byose nitugera kuri gereza Biri arongera kunkomeretsa umutima, nari ngiye kugusaba ngo tujyane aho ndi buhindukire nkakubona ngakomera nk'uko wabinsezeranije. Isezerano ryawe ndahamya ko ridasaza, ukuntu kuri kumvuye mu ndiba y'umutima uguku. Nagarukiye aho ndikoroza, Teta arabibona ko hari icyo nari ngiye kuvuga gusa arabyirengagiza. Tukiri aho telefone yanjye yarasonye mu kureba umpamagaye, natunguwe no gusanga ari Biri. Mpita mvuga nti
Teta ni Biri niwe umpamagaye nta kabuza baramurekuye. Njye na Teta twasazwe n'ibyishimo ndetse ako kanya twurira moto. Feri ya mbere yari mu rugo kwa Biri tukinjira mu gipangu natunguwe no gukubita amaso akitwa kanjye kose kasohowe hanze. Biri yarahagaze ku muryango yambaye isengeri nk'uwakoze akazi kenshi byunzwe byamurenze. Ati nari narabikubwiye ko n'inzu uzahita ufata inzira ukagenda isaha niyifata ibyawe ugende. Njye na Teta twararebanye nta kintu cyo kuvuga twari dufite twahaye rugari. Biri arivugira ati ntabwo nabikubwiye, narabikubwiye ko n'inzu uzahita ucaho ngibi ibintu byawe byose nabisohoye, caho ugende ntabwo ngikeneye kubana nawe. Na Teta nawe muri kumwe abyumve. Teta yese avuga ati Biri niyihe mpamvu iguteye uwo mutima mubi ko wari waragize amahirwe ugasohoka muri gereza kandi Songa ntacyo atakoze ngo akuvuganire? Biri ati yarakoze kumvuganira birahagije nagende. Muri ako kanya ntacyo nari kuvuga mbona ibyanjye byatawe hanze. Natangiye kubikira ku murongo ari nako Biri akomeza kuvuga amagambo menshi. Mu gihe nari nkiri gutora ibyanjye Teta yahise avuga ati Biri ntabwo nari nzi ko ushobora kurengerana ukageza ahangaha, ntabwo nari nzi ko wageza aho guhiga ikibuye rikomeye wegamiye ngo wigenge. Ubu se ko Songa ntacyo yakwimye, ko yakweretse byose, ko yakwitayeho mu bibazo, kumwitura kumwirukana koko? Biri ati yanyitayeho ateze. Ibyo ni ibyanyu kandi mwabyumvikanyeho mbere yuko muza kunteza ingaru. Teta ati ariko Biri ahita amuca mu ijambo maze aramubwira ati ntacyo atakoze yanteje mushiki wanjye ngo niwe wanyobora akanshyira ku murongo. Uzi ko abavandimwe banjye bose bagiye ku ruhande rw'uyu muswa ngo ni Songa, ngo niwe ukwiriye kubana nanjye, turavukana se cyangwa duhuje data? Teta ati ahubwo disi abavandimwe bawe bafite umutima mwiza, babonye ko hari icyo ukwiriye wabuze. Biri watuje ko Songa ari umugisha wagiriwe, namubonye ntamuzi, ntabwo nigeze ngambana nawe kuza kubana nawe, usibye ko ari n'umugisha wagiriwe uri guhinda kandi ari wagiriwe ngo uhinduke nawe ube umuntu nk'abandi. Biri ati ye ushatse kuvuga ko ntari umuntu nk'abandi? Urantotse ngo napfuye mpagaze. Teta ati oya Biri ni wowe ubyivugiye, ntabwo natinyuka kugutuka ngo ngusuzugure kandi waranciye mu mutima nkagukunda kuko nabonaga uri umusore ushinguye wakubaka urukundo, ariko nza kubona ko ntahuza nawe neza. Ndakureka kandi ngusigira icyubahiro ukwiriye, niyo mpamvu nakuzaniye Songa. Kuki utumva ko ari umugisha wawe? Mu gihe Teta yavugaga urugi rwarakingutse, mushiki wa Biri arinjira atungurwa no kubona ibintu byanjye byose biri hanze. Ati Biri bite ibintu uko biri hanze bimeze bite? Biri ati none se gukora isuku ni ikibazo? Ujye uzumbwira ngo uraje usanga ibintu bimeze nabi none usanze nabisohoye ngo nkore isuku nabyo bibaye ikibazo? Ahita amusubiza ati niba ari ugukora isuku byo nta kibazo, none se ucunga abashyitsi baje ugakora isuku? Biri ati reka mbyingize, ni karibu ahubwo sister, uyu musore Songa ubundi mubona ute? Sister ati ariko se kuvuga amagambo menshi bimeze bite, nta nubwo guha agaciro umushyitsi uri hano? Biri ati Teta se Teta we turaziranye nta kibazo, ntumuzi se ntiyazaga kudusura? Mushiki we ati yego ndabizi, ni nayo mpamvu nakubwiraga ngo wivuga menshi uri kumwe n'umukazana wacu. Biri yarasetse maze ahita avuga tuheruka inzira muki. Teta se aracyari umukunzi wanjye wapi kabisa, ahubwo wabaza Songa niwe bakururana. Mushiki we ati ingize ibyo bintu ubundi tuvugane nkubwire ingamba nshya nzanye, ibintu bigomba guhinduka. Biri ati bigomba guhinduka gute se? Ati ingize ibintu ariko. Teta arata karibu. Teta ati murakoze. Ibintu byarahindutse, ibyanjye byose biguma hanze, ntabwo niriwe mbyitaho kuko numvaga ko n'ubundi gahunda ya Biri ari bwubahirizwe. Yansezereye byarangiye, nanyuze ku byanjye byose nabonaga hanze nkomeza mu nzu nkuko nari nahawe karibu na mushiki wa Biri nagombaga kubaha cyane ko yari inkingi nari nkwiye kwegamiraho ngo nereke Biri ko hari icyo mfite ku mutima, ko nazirikanye byose nari nkwiye kumwitura. Tukigera muri salo twaricaye, nari maze nk'ugiye imbere y'inteko y'urubanza, nari ngiye kumva impamvu bigomba guhinduka nkuko mushiki wa Biri yari yabivuze akinjira. Biri yahise avuga ati sister none se kunyicaje imbere y'abashyitsi ni ngombwa? Tugiye hanze nibyo byaba ari byiza, ntabwo twaganirira imbere y'abashyitsi ngo tugende hanze nibyo byiza. Mushiki we ati oya, ibyo nshaka kuvuga ngomba kubivugira imbere ya Songa kandi ugomba kubyemera nk'itegeko kuko kugufunguza no kwishyura ibintu byose wangije byamvunnye ntugire ngo.
Biri ati ariko kuba wamfunguje ntibivuze kuzana amategeko mashya hano mu rugo, hano ni iwanjye, nako ni iwacu, nta mpamvu rero yo kuzana amategeko uko wiboneye witwaje ko wamfunguje. Mushiki wa Biri yahise arakara cyane avuga asakuza ati Biri, ntabwo nakomeza kubyihanganira, njyaha ngo nkubwire ko warengereye tukaguha butamwa ukiyongereraho na ngenda, ntabwo wagakwiye kuba witwara ukiri umwana wavukiye mu buzima bwiza. Ese ubwo ntabwo ubwo uba wicira urubanza wowe? Njye n'abarumuna banjye ntubona uko tubayeho, hari icyo tuganya, ariko wowe uracyari gufungwa hejuru y'amafuti yawe, waza ukiha gukora ibyo wishakiye no kunsuzugura nta soni. Biri yabuze icyo avuga ry'indimi mu magambo ndetse ashaka gusohoka ngo dusige, ariko mushiki we ahita amufata atese ubwo urajya hehe? Ukuri kuraryana shikama hamwe nkubwiza ukuri, ibintu bigomba guhinduka. Biri ati bigomba guhinduka gute se? Ahita amusubiza ati ceceka se nta jambo ufite, ntabwo nakwishimira kuko ubona umeze gutya, wowe nta kintu kizima wavuga, nukomeza ibyo bintu byawe ndabona ugiye kuba imbwa. Biri ati ngo urantutse ngo ndi imbwa? Teta ati oya, kuba ndi hano wakabihaye agaciro, ntabwo uyu mwanya ari wo gutongana nawe, ahubwo ndagira ngo nkumenyeshe ko Songa abonye akazi kuva ubu. Biri ati ngo mushiki we ati ndagira ngo nkubwire ko ibintu bihindutse, akazi ntikagakwiye guhabwa uwuzi gusa, icyizere n'umurava by'ibyo bya mbere, Songa amuhaye akazi nta kindi nitayeho. Biri ati ngo Songa umuhaye akazi, akahe kazi se? Mushiki we ati nabitekerejeho, Songa kuva uyu munsi niwe ugiye gucunga umutungo wacu twese duhuriyeho nk'akazi ke, tuzajya tumuhemba kandi twari dukeneye umuntu nkawe, njye n'abavandimwe banjye twari tumukeneye. Biri wabyemera utabyemera, ubu Songa agomba kukuyobora. Mushiki wa Biri yakomeje kuvuga hamwe neza ko ibyo avuga yabitekerejeho, nkomeza gutungurwa cyane. Ati Biri, nakomeje kukwihanganira kuva kera, ukora amakosa uruhuri ngakomeza kugufatafata kuko ari we musaza wanjye wenyine mfite, ndagira ngo nkumenyeshe ko ibi bintu byahindutse, ugomba kubaha Songa ku itegeko ry'umuryango nk'uko twese twabyumvikanyeho. Biri ati hoya se kandi mwemeza ibintu mwenyine se kubera iki? Ubwo se mushatse kuvuga ko ntavukana namwe? Njyewe ndi umwana wa hano, ngomba kugira uburenganzira bwose 100%, nta mpamvu yo kumfatira ibyemezo. Biri yakomeje kuburana karahava, gusa mushiki we yari yafashe umwanzuro, yashimangiye ko mpawe akazi, ntabwo nari kwitesha ayo mahirwe mbikerensa ngo mvuge ko ntazabishobora. Biri yahise yivumbura asohoka yihuta dusiga muri saro. Hashize akanya gato dutuje, mushiki wa Biri yahise avuga ati namwe mujye mumbwira koko, buriya Biri tuzamugire dute? Umuntu aragenda akananirana bigeze aho yigira ingunge, akanga kumva icyamugirira akamaro, akabaho nk'ikirara kandi ntacyo yabuze. Mpita mvuga nti ariko rero nubwo munshize inshingano zikomeye nk'izi, sinzi uko nzazishobora na Biri uri hariya, uzi ko usanze yansohoye hanze? Teta ati yari yamusohoye da, burije usanga Songa birangiye amutaye hanze. Mushiki wa Biri yahise yicara maze atangira kunkoresha inama, ambwira neza uko nzatangira gukora. Byari amahirwe kuri njye kuko byose Teta yabyumvaga. Ati naho ubundi nibyo nakubwiraga, ubu ugiye gufata inshingano nshya, abapangayi bose ndaza kubabwira ko nta wundi muntu bagomba kujya bishyura, bagomba kujya bayaguhuga kurama yo guhahisha n'andi yo kwitabaza. Biri tuzajya tumugenera yo gukoresha make, andi uzajya uyaverisa kuri banki. Ndamusubiza nti yego ndabyumva. Ati ntabwo ari ibintu bigoye, biroroshye, kandi nanjye nzajya ngufasha aho uzajya uba udasobanukiwe uzajya umbaza. Ndamusubiza nti nta kibazo, ndumva nta kigoye cyane. Teta ati ahubwo se buriya ko Biri agiye arakaye cyane, ubwo koko urumva bazarubanamo? Sha ndabona ari nko kubana nk'injangwe n'imbeba. Mushiki wa Biri yahise yitsa umutima maze avuga atuje atagomba kubyemera ku ngufu kuko njye n'abavandimwe banjye twabyanzuye kandi bigomba gukurikizwa. Ndamusubiza nti ahubwo se wa mugani nari mfite igitekerezo, nta kuntu niba ibyo nzabikora nk'akazi nashaka ahandi nkodesha, ko Biri niyiziye kubana nawe mugenera ibyitwa iby'iwabo ntazi ko twakwatsanamo. Yahise nsubiza ati Songa kubana nawe nicyo cyaduteye kuguhitamo, wigira impungenge azabyemera buhoro buhoro. Ntabwo nakwibwiye, Teta waranze yajyaga agenda hano aje kureba Biri, nitwa Mishu. Ndamusubiza nti nanjye nk'uko mwamenye nitwa Songa, ibindi nzagenda mbibabwira buhoro buhoro, dore ko mukwiye kumenya neza uwo mwagiriye icyizere cyo gucunga ibyanyu.
Mishu ati nibyo rwose, ahubwo reka tujyane nkumurikira abapangayi babwire ko ibintu byahindutse mbone kugenda. Ni nako byagenze, twasize Teta aho tuzenguruka imiryango yose anyerekana. Abapangayi bose batungurwa n'icyo cyemezo. Amaze kunyerekana yampaye nimero ze aradusezera aragenda, maze kumugeza ku modoka yari yasize aparitse ku muhanda no kuyikurikiza amaso mpaka irenze. Nagarutse ndeba inkandagiro z'ibirenge byanjye, ariko umutima we wari uri kure cyane. Nibaza niba koko uwo musaraba nzawikorera nkawushobora. Nageze muri salo nsanga Teta yitangiriye itama, akimbona arikanga, yasaga n'uwari wagiye kure mu bitekerezo. Maze kwicara yahise ambwirana amakenga ati Teta, Songa, ibi bintu ko numva binteye impungenge, aho uzabishobora? Bya bintu narose banza koko byari impamo. Mpita mvuga nti ye, ibyo warose ni ibiki Teta? Teta ati ahubwo se ni kera ko ari vuba aha? Mperutse kurota twicaranye ahantu hamwe mu ikoraniro ry'abantu benshi, hasaga naho habaye ibirori byo gushimira abantu. Bahamagara abahize abandi mu bintu bigiye bitandukanye. Twari twiteze ko bahamagara bwa nyuma wahize abandi ugomba guhembwa agashimirwa. Songa, natunguwe cyane numvise baguhamagaye amashyaba menshi. Songa, ibyishimo byarandenze, ubanza kumpobera ubona gutambuka uhagarara aho bakureba, wambikwa ikamba witwa izina rishya. None se ibi byose ntaho bihuriye n'izo nzozi? Tekereza neza ko aka kazi ubonye utari ukiteze. Wibuke ko ari icyo cyakuzanye ugafata umwanzuro utabwiye n'ababyeyi, maze ushikame uhagarare ku cyo waje usaba. Ndizera ko bishoboka ko ariyo ntangiriro y'ubuzima bucya waje ushaka usize byose. Natuje akanya gato, hashize akanya ndamubwira nti reka tubitege amaso. Icyo nzi cyo ku bwanjye ntacyo natanze ngo ngirirwe iki cyizere, ahari wenda nanjye ndashoboye. Teta aturashoboye Songa, urabizi ndi umwe mu batajya bihanganira ingeso mbi. Mfite ijisho rireba imbere mu mico ndetse n'imyitwarire ikwiye kugirirwa icyizere. Kuraje cyane kandi banza ahari mfite impano nanjye ntazi. Nyuma y'akandi kanya gato ya Teta yahise avuga ati Songa, reka ntahe ndabona igicuku kinishye, nahejo mu gihe tugitegereje icyemezo cya manager. Muri ako kanya nongeye kwibuka ibya manager, ntangira kwibaza bibaye bakanyimura bakanjyana kure, wenda njye na Leo bakaduhinduranya uko byagenda. Teta ntabwo yatumye ngera kure mu ntekerezo, yahise ahaguruka mfata akaboko turasohoka ngo muherekeze. Mu gihe nari ngeze ku muryango w'igipangu nabonye Billy aza nk'iyagatera, ahita ambwirana umujinya ati mpereza urufunguzo vuba. Ntacyo niriwe mubwira, nahise nkora mu mufuka muhereza vuba. Arinjira, njye na Teta dusigara twumiwe, ajya imbere ndamuherekeza. Teta ati aha, ntabwo byoroshye pe, ndabona akazi kawe ari kenshi kandi gakomeye, gusa shikama ndabizi umunsi umwe uzishimira umwanya mwiza urimo nk'uko nabikuroteye, sibyo Songa? Narikirije dukomeza kugenda tuganira. Turi hafi kugera ku muhanda wa kaburimbo, Teta yarahagaze gato maze arambwira ati Songa, mbere yuko dutandukana nifuzaga kugushimira ko ukomeza kunyumvira, ugatuza ukanyumva kandi ugatwaza ntutinya urugamba rugeze mu mahina. Uri umwana mwiza. Kumva no gutega amatwi no kwakira ibiza bigusanga, gucisha make no kubaha no kubikomeza uzagera aho wifuza kuzagera. Nanjye nzakomeza kukuba hafi nk'uko nabigusezeranije. Songa, nukebuka ukambura uzamenye ko wayobye ugaruke mu nzira, nabwo kandi uzaba watandukiriye uzagarukire hafi. Nifuza kugushyigikira mu byiza byose bibaho, ariko kandi nawe nifuza ko wamba hafi mu buzima mbayemo bungora rimwe na rimwe nkiheba. Uzagenda ubimenya buhoro buhoro. Teta nahise musubiza nti Teta, ahubwo rimwe na rimwe njya nibaza ko hari icyo ntakora, kuko ukora ibirenze intekerezo zanjye. Njya nibaza icyo nakora ngo nkwiture ariko nkakibura, ngasaba Imana kunyereka inzira nanyura ngo nkwiture. Teta ati usibye ko atari cyo wagashyize imbere, ariko n'igihe ntabwo cyari cyagera. Reka ngende byose nkora ntabwo mba ngambiriye kuzanyitura, si ubwa mbere mbikubwiye, gusa nkomeza kwishimira uburyo tubanye. Uruwo nagize nkumva waje ukenewe. Byinshi mbibika ku mutima, nifuza ko igihe kimwe uzabinganiriza nk'inkuru y'impamo buri wese yakwishimira kumva. Aho uzayandika hose abayisoma bakazaryoherwa kandi bakazakuramo ibanga riruta ayandi, rizabubakira ubuzima n'abazabakomokaho. Teta amaze kumpobera, hari moto yahagaze, motari ahita avuga ati twagiye se? Mpita mvuga nti mota mwiriwe, umeze neza nta kibazo? Motari ati boss, ni ubwa mbere umukiriya yansuhuza, abandi baza batabanje no kunsuhuza, bakambwira aho bagiye bakanareba ko mfite plaque nshyashya, bati bagiye kwinukiriza kasike yanjye, ariko nanjye niyo mpamvu ngiye kugutwarira ubuntu.
Teta yongeye kundeba mbona hari uko ahindutse mu maso ahita abwira motari ati oya ntabwo ari uyu ugiye ahubwo ni njyewe ugiye gutwara, warancanga hese munsi y'urusengero rwa ADPR ku muhanda ku Gasoko. Motari ati nabyemeye kandi ntabwo nisubiraho, ndagutwarira ubuntu kuko nabibabwiye boss arantunguye ntiyita ku mafaranga muri bumpe ahubwo aha agaciro ambaza uko niriwe, kuva bwacya niwe ubashije kumbaza uko niriwe. Teta yarampobeye yicara kuri moto irahaguruka, imaze kurenga ndakata ndataha mu nzira nagiye ntekereza kuri motari nkomeza kwibuka amagambo Teta yari yambwiye. Nongeye gushiguka ngeze ku muryango w'igipangu ndikanga. Natangiye gushyira igishika nibaza uko ninjira kwa Biri wari wanciyeho yarubiye yarakaye. Nyuma y'akanya gato ntekereza byinshi ndinjira nkomeza ku muryango wo muri salo mfunguye nsanga harakinze n'itara ryari ryazimye. Nakomanze rimwe nkomanga kabiri, ubwa gatatu ndetse n'ubwa kane byarangiye bibaye ubwa 10, 15 ndetse na 20 Biri atarakingura. Mfata telefone mpamagara ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa 20 nanone atitaba. Nakomeje gutegereza kugeza igihe ndambiwe ari nako nkomeza guhamagara. Namenye neza ko yabikoze abishaka akanyumva ariko akanyihorera, ibyatumye menya neza ko ari impamvu y'icyemezo cyari cyafashwe. Nakomeje gutegereza amasaha 3 mfata icyemezo cyo guhamagara mushiki we Mishungu mubwira ibyambayeho. Nkimuhamagara yahise anyitaba ati haro. Ndamusubiza nti mwiriwe neza, ni Songa bahamagaye. Mishu ati bite Songa, namahoro se ko mpamagaye amasaha akuze? Ndamusubiza nti byahehe se ko naruheze inyuma? Mishu ati ngo waruheze inyuma? Ndamusubiza nti yewe naruheze inyuma dan, dore mbaye nkigera mu rugo mvuye guherekeza Teta. Mu gihe nari nkiregera Mishu umusaza we Biri yahise akingura umuryango, ahita avuga cyane nk'unyita akanamenya neza ko ibyo navugaga byose yabyumvaga. Atari ko se waretse kubeshya njye nigeze nguheza hanze, ariko wagiye ureka ubugome Songa, ubwo ibyo byose urumva ushaka kugera kuki? Mpereza telefone mvugane na mushiki wanjye. Biri yanyetse telefone ku ngufu arinjira, nanjye mwinjira hatangira kuvuga tuje muri make yari yiyorobetse ati sister ngo bimeze bite ko numva mumvuga? Telefone Biri yahise yishyira kuri bwa buryo bwo kwerekana ko nta banga. Ibyo mushiki we yavugaga ntangira kubyumva. Ati Biri koko urumva wifuza iki cyatuma ureka ku buryo uratinyuka ugaheza Songa inyuma y'urugi, harya ngo nuko namuhaye inshingano nshya nta soni? Biri ati ariko se bini biki koko, ubu se naba namukingiranye tukaba turi kuvugana kuri telefone ye? Umva ukuntu bimeze, njyewe narindi muri saro. Songa arasohoka ambwira ko agiye kwihagarika, ngiye kumva numva ari kukubwira ngo namukingiranye. No Mishu, kuki mudashobora kumva ko nanjye nagira ukuri? Muri ako kanya nashatse kwaka telefone Biri ngo mvuge neza ukuri kwanjye, ariko Biri akomeza kuyitsimbararaho, ari nako akomeza kuvuga cyane abwira Mishu ibyo ntari niteze kumva nyuma yo kuruhera inyuma. Ati sister ndabubaha urabizi, kuva wamfunguje ukemera no kunyishyurira ndabigushimira cyane, kandi rwose nemeye kwisubiraho nubwo utanyumvise, ariko uyu musore wanyu mwahaye icyizere cyo kunyobora arambeshyera, arashaka kuririra ku ikosa rimwe ryabaye, ariko ntabwo naguhisha kandi duhuje amaraso. Niba wenda mutakingirira icyizere mukemera n'akagambane kuwa twinjiyemo agashaka kungambanira, mureke ndiri kuri imwe. Njyewe ndemera ko nakoze ikosa, ariko se munte icyizere cyose mukinkureho ngaburirwe n'uwo tudafitanye isano kandi muhari. Sister reka nkubwire, niba arahongiye kuruvamo kandi muzatunga munyishyurira inzu niba mudashaka kombi wacu, mugashyira imbere amafaranga kuruta uko nabaho navukiye. Ngenda narabirambiwe kandi umwanzuro nawufashe. Ibihanga bibiri ntabwo bitekwa mu nkono imwe, kandi nta njangwe ibana n'imbeba. Hano ntabwo turi mu ijuru aho intare izakirira umwana w'intama, nibyo kandi. Biri yahise ansubiza telefone arakaye, ngiye kuyifata irancika yikubita hasi, akomeza ajya no mu cyumba cyarafunga. Nta kundi nari kubigenza, nasubiye inyuma ntora telefone nsanga yazimye, ndayatsa maze ndahamagara. Nongeye guhamagara Mishu ntiyatinze, yanyitabye vuba. Ati Songa kuko ibyo biravuga nibyo? Ndamusubiza nti reka ntabwo ari byo, nanjye mbuze icyo ndenzaho. Buriya yakomeje kunyumva yanga kunkingurira, yumvishe ngo uhamagaye ahita akingura. Mishu yanciye mu ijambo ahita avuga ati ndumva ibyaho bitoroshye. Papa wacu, ndavuga umugabo wanjye araje kandi ngomba kumwitaho, reka mbe nkoretse ejo nzaza kubareba. Kwemera ukuri kwanyu biragoye kuko wa mugani wa Biri, injangwe ntabwo ibana n'imbeba. Mpita mvuga nti ndabizi ndi imbeba, Biri akaba injangwe, twabana duteze? Ni musaza we ngewe wambonye nkuze, ntiyakwihanganira kunyumva we ntumwumve.
nyemerera unkure muri izi nshingano wampaye, kuko n'ubundi aho kugira ngo aho nzajya nca ahakurikiza umuriro, namurinda kumenya aho naciye nkaryama ngasinzira. Mishu n'ijwi rituje yikije umutima maze arambwira ati songa ihangane, nkubonamo umunyakuri kandi Billy ndamuzi kuva mu buto bw'icyo yambwira simusubiza mbanza kubitekerezaho kuko ntamwizera, ariko wowe kukwizera mbanza kwemera mbere yo kubitekerezaho gusa kuko muhuriye hagati. Reka mbashyire mu mwanya umwe mbanze ntekereze ngisha inama n'abavandimwe, nzakubwira ejo. Nibiba ngombwa nzaza mbakoresha inama, ibidashoboka biba bidashoboka, usibye ko ibyo ntabyemera. Nzi ko ibintu byose bishoboka ariko iby'iwacu. Mu gihe Mishu yarakivuga numvise ijwi ry'umugabo ryavugaga cyane ndikanga. Uwo mugabo yavugaga ati sheri ko bidasanzwe, uwo ninde muri kuvugana ku buryo udashobora kumva ko naje ntubiha agaciro? Nta nubwo ushobora kumva ko nta n'umukozi dufite ngo uze unkingurire igipangu? Ndashaka kumenya uwo muntu, nako mpereza telefone yawe ndebe uwo ari we. Aho nari mpagaze nasazwe n'ubwoba ndatitira nkupa telefone yuko banyumva. Nyuma y'akanya gato ubwenge n'umutima byagiye iwabo wa Mishu. Billy yakinguye umuryango w'icyumba cye aza aseka ambwira neza yishimye, mbona nta mutima mubi, atangira kumbwira ati bro, ariko ngo hari ikibazo, wowe na Mishu ngo nababereye ikibazo kweri? Man, washyize ibintu byose ufite mu mutwe hasi tukabana neza. Kunteranya n'abavandimwe banjye byakumarira iki koko? Urifuza iki se ahubwo kirenze ko nakwakiye ntakuzi, ibizaza nyuma tukazabivuganaho nyuma? Ndamusubiza nti bro, ni ukuri ko ubukishije makeya ndabikunze, ahubwo se wa mugani nakora iki ngo nkore inshingano zanjye nk'akazi ariko twibanire neza mu mahoro ntaruhera inyuma, cyangwa nigire kwishakira ahandi mba wa mugani wa Teta? Billy atari ko Teta uhoza mu kanwa uramukunda, cyangwa ni wa mugambi wawe watangiye kubera Belinda? Uri umusore mugenzi wanjye, reka twicare tuganire. Ndamusubiza nti none se ko amasaha akuze, waretse ejo tukazashaka umwanya tukaganira ko nanjye mbikeneye. Nta mpamvu yo kubana nawe mu nzu nk'injangwe n'imbeba, kandi warampaye amahirwe ukanyakira umunsi umwe ndetse ukansaba ko twatangira kuba hamwe nta kiguzi unsabye. Billy ati by'ikiguzi byo nawe urabizi ko biba bitoroshye, akaciyemo n'akantu gato ariko cyakemuka, ahubwo yongirira icyizere unyumvire gusa kandi unshyigikire ibindi ubundi. Billy yambwiye ayo magambo numva umutima wanjye usazwe n'ibyishimo. Nabonye ari Billy mushya ndetse aramwenyura, nanjye bibi uko icyizere burya kirarema. Yahise ampereza ikiganza nanjye ndacyakira. Twaganiriye gato, arambwira iby'ubuzima bwo muri gereza. Dutandukana agiye kuryama, nanjye njya gusemba akajisho kuko ejo byari akazi. Iryo joro nararyamye ndasinzira nirengagije byose. Burya gutuza umutima ntibigorana, bisaba kugera mu ndiba yawo gusa ukahakora ukahasigiriza, nibyo biha icyizere ubwenge bukayobora ingingo zose zigize umubiri. Maze kwirambika nisanze ndi kumwe na Teta dufatanye ibiganza, ndatobora ndabivuga kuko wari umwanya wacu, maze ndavuga nti mbabarira mutima wanjye tuza, tera udasiganwa uyu mwanya, ndakwinginze ndakwikije ndagusabye, reka mvuge unyumve kuko ari wowe rurema yantujemo ngo ujye unganiriza mu gihe mpugana. Mutima wanjye dore aho ndi ntihabona, ariko kukubona ntibinsaba urumuri kuko umurikira intambwe zanjye. Ubwenge bwanjye n'amaso yanjye ni wowe ubireba, ni wowe ubitsa agahinda, ibyishimo ndetse n'amaganya. Igira hino tuganire. Kuva aho navukiye ntabwo nigeze nifuza kugutera kwiheba no kwigaye kuko wantujwemo, ntabwo nigeze nkwinuba kubw'amahitamo yawe. Wowe wanganirije ukambwira uti nukosa nzatera cyane mvubura amaranga njye y'agahinda, ngutere kwicuza no kwiheba. Isura yawe nyisasiri kugaragaza wijimye, ujye ugira isoni zo guhinduka mu bandi kuko bose bazakubaza icyo wabaye. Uzampatira kubeshya ariko sinzemera, nzagutegeka kuvuga ukuri ngo nduhuke, nzagutegeka gusaba imbabazi, nutabikora nzakomeza ntere cyane ubure amahoro, ngutitiriza amarangamutima yanjye ntatuze mpaka wemeye icyo nifuza. Nukora ibyiza nzavubura amarangamutima yanjye y'ibyishimo, ngusubize mu bandi wa mucyo utame mu bawe. Isura yawe itakwe n'ibyishimo, ntera umubiri wawe, erega ni njyewe ukugize, uzi ko mpagaze utakomeza kwitwa wowe. Mbabarira n'iryo jambo mpora nkubwira nkunda kurivuga kenshi, ariyo mpamvu bakubaza ngo urasaba imbabazi z'iki. Ibyo ndabigukundira, niyo mpamvu nakugumyemo. Iyo urivuze mba nduhutse, nkirengagiza ingaruka z'ibyo wakoze, ari nayo mpamvu n'ubu turi kumwe. Yo mutima wanjye urakoze kunkomeza, nanjye niyo mpamvu nshimira Imana yakuntujemo. Ndibuka wa munsi ubwo nari nicaye mbona akana keza gato kanyungutana bombo kaza kansanga karambaza ngo harya ni wowe witwa. Naciye bugufi ngo ndeshye nako nkabwira ko ari ngiye, maze karambwira ngo akira ibahasha yawe. Nyakirana ubwuzu n'iby'umukono wawe, nari nkuzi nkora mu mufuka nkuramo agaceri ndagahereza, nti ngaho genda ugura kandi kabombora koze utashye abo mu rugo. Nari mbizi neza ko nta wundi wantekereza, akanyandikira, namenye ntashidikanya ko ari wowe.
ibahasha nyibika kure nsiganirwa kugera mu rugo ndagafungura ngo nsome ibaruwa yawe. Naragafunguye maze nicara hasi ntangira gusoma nti ndabizi neza nubona iyi baruwa uriheba gusa uyakire, niwo mwanzuro nafashe. Ndagushimira uko twabanye mu kahise, ndabizi uraza kwiheba ariko bibaye ngombwa. Wakoze ibyiza mu bushobozi bwawe ariko kandi wakoze ibibi mu bihe byawe. Hari ibyo nakubonyeho bibi byarenze amarangamutima yanjye ntashobora kwihanganira. Reka ngusezere kuko utakiri ishema ryanjye, tubyihorere ugire amahoro tuze utekane. Nabonye abandi duhuza urabizi sinzabura bazanyitaho. Nagarukiyeho gusoma kuko ibyo byonyine byatumye ntonganya umutima nkawubaza impamvu yatumye nkubaha nkakumvira nkemera mbabarira wantegetse. Ariyo nabwiraga uwo nakunze buri kanya kabone nubwo ntacyo nabonaga nzi. Nibutse wa munsi nagusanze maze nkakubwira nti mbabarira ndagusabye, ntiza amatwi y'umutima wawe wumva uwanjye umeretse, dore nteze ibiganza ngo ganze amakosa nakoze antera guhungabana. Nkaba inganzwa y'agahinda ndeba nukuri nambaye isura ntigeze nifuza gusura nayo mu maso yawe. Nkundira unyumve nk'uko wamye umbona ukishima nyabo, nagirira ko wankunze wongera utuze wibuke rya joro rimwe ryampaye icyizere cy'ubuzima, ubwo wampoberaga untunguye ukambwira gahoro uti ndagukunda icyo amatwi yanjye yari asonzeye. Ibuka bambe duterana intambwe amagana akaturangarira. Ibuka ko nifuzaga kukugira igitego kitwinjiza mu byishimo, tukaba icyitegererezo mu rukundo, tukazamanika ibendera benshi bazarangarira bakariha icyubahiro. Mutima wanjye uribuka ibi? Nakubitse byinshi mbabarira, wambwiye ko ntayikwiye, uzatuza ute? Kuko mera utera cyane nkumva ushaka kumva mushaka ko nzima. Ese ikigutera gutuza ko nkibuze kandi warampaye amategeko nkayakurikizaho, noneho wandenganya? Ahwe nta kundi reka unteremo mvuburemo ibikuranga by'agahinda. Aho ngera hose bampimbe, gusa nakurikije ibyo wambwiye. Nabwirwaga ko imbabazi zidatangwa na bose ariko gukosa bigakorwa na bose. Mutima wanjye sinzasubira, sinshaka kumvamo ngo nzime. Mbabarira nzabarira nk'ubu utuje, nanjye ntuze nkuganirize. Ningira amahirwe ukanyumva nzagutuza uzambere, wenda nzabona urwibutso rw'amateka yanjye. Wowe wantoje kwishima, ese koko umutima wantujwemo uracyanyumvira ko ijambo rihuha ituze ndihoza mu kanwa? Yo koko imbabazi ntizitangwa na bose ariko gukosa bigakorwa na bose. Mbabarira. Nikanze mbona mpfukamye imbere y'umuryango usohoka uva mu cyumba nari ndimo muri urwo rukerera. Mu gihe nari nkibaza kuri izo nzozi, hari uwakinguye ndikanga cyane ndahahamuka. Nahise mvuga nti Biri mbabarira, nta mutima mubi wishaka kunkubita utangiza iyi sura yanjye ngo ukunde ugira agaciro n'icyubahiro ushaka iwanyu. Humura humeka undeke, ntabwo niteguye guhangana. Muri ako kanya Biri yacanye itara ati man wasaze. Nongeye kwireba neza aho nari mfukamye ndahaguruka nikoraho ngo ndebe ko mpari koko nasaga n'uwasaze. Mpita mvuga nti none se ubundi ni njyewe cyangwa si njyewe? Songa njyewe ngapfukama ntari gusenga imbere y'urugi? Bandoze se nta kabuza n'uburozi njyewe songa mfukamye imbere y'urugi. Biri ati wavuze se ko wari uri kuvuga amagambo acurikiranye? Umuntu w'umugabo asinda atanyoye. Biri nta kindi yavuze, yahise asohoka asiga mu cyumba. Nabonye neza ko nari natanye kandi ntabwo nari nabigambiriye. Nagombaga kwiyakira ngaha agaciro izo nzozi. Izo nzozi nakomeje kuziha agaciro ubwo nari ndi ku kazi. Abakiriya bose bazaga batumaga nshiguka bakabyibazaho bambaza nkabura icyo mvuga ngakomeza akazi nta kundi. Mu gihe nari nicaye nitekerezaho nanone urugi rwarakingutse, nakubise amaso manager ndikanga. Nahise nibuka kabaye, nitegura kwakira impinduka mu kazi. Nge na Teta umwe ukwe undi ukwe kandi kure cyane. Manager ati Songa biteze amakuru yawe? Ndamusubiza nti ni meza boss, ni karibu muri isange iwanyu. Manager yarasetse maze ahita ati Songa niba ari ukusanzwe wakiriye abakiriya ni byiza, ndumva ukora neza cyane rwose. Muri ako kanya nibajije niba ari impuhwe cyangwa ikindi cyatumaga manager nshimagiza. Byaranyobeye ndatuza ndamwumva. Mpita mvuga nti mwari muje kugenzura se cyangwa mwari muje kumpa igisubizo? Ariko rwose ibyanjye na Teta ntabwo ari ibisenya company yanyu, ahubwo kuko Teta ari we rufunguzo rw'agaciro mfite ubu. Ni ukuri ntabwo tubayeho hano kubangamira company yanyu ari nayo yacu nk'abakozi. Nyakubahwa manager mfasha unyumve, urabishobora kandi birashoboka ko nakorana na Teta ariko agakomeza gufata inshingano afiteho nta kibyihishe inyuma. Nyakubahwa manager ati humura ibyo biroroshye. Niba ibyo natekerezaga atari byo, ahubwo nari nje kukubwira ko nshaka nyine kukwitabaza nk'umusore wishimiwe, nako nyine bura nta kuntu waba ufunze gato tukajya gusangira ibya saa sita.
mpita mvuga nti njyewe na manager ubu njyewe nawe twakwicara tukaganira koko. Manager ati bitwaye ikize? Ndamusubiza nti ahubwo se nkinge kandi ari amasaha y'akazi. Bose ndabizi neza muri kunyinja ngo murebe neza ko ndi tayari. Nyine ndi tayari, ntabwo nakinga ngo ze tujye kurya na manager. Manager ati ngwino ahubwo tugende, nari nashyirishijeho n'agakomande. Mpita mvuga nti komande? Manager ati yego nashyizeho komande. Ubu agakwavu kameze neza, nari mbizi ko utari bwemere kubera ko erega gusa dusa nk'abahondanye imitwe kubera teta. Nk'umusore nkawe wagize amahirwe yo guhobera umwana nk'uriya ukumva uko bimeze neza, buriya wandenganya kandi ndi boss we. Mpita mvuga nti none se mushatse kuvuga iki se boss? None se buriya teta mwaba mumukunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Simbe mbizi, ahubwo se mwamfashije nkamenya ukuri kuri nyine kera cyemezo mwafashe kitoroshye cyo kunyimura mukadutandukanya. Rwose niba ari impamvu yuko mwaba mwifuza teta mu buryo bwihariye, ndabasabye reka mbaharire rwose pe, ntabwo najya mu marushanwa namwe murabizi kandi. Manager ati ariko se waje tukajyana ahantu tukareba icyo dufata tukabirangiriza aho hantu ko ntawe uvugira ku busa, cyane cyane ku bantu bavuga ikiri ku mutima nkanjye. Ngo nere gasinge njyenyine, Clever ashaka kunyiba umugona kandi ndashaka kumutanga. Mpita mvuga nti Clever muri gutanguranwa iki boss? Manager ati wowe funguze tugende, turagira akanya ko kuganira neza twitonze kandi ntugire ikibazo. Ibyo kukwimura cyangwa kwimura teta umuntu ashobora kubihigika, nta kidashobokereka. Muri ako kanya natuje gatoya ntekereza ku byo manager yambwiraga, n'igisubizo cyari kimwe. Ntabwo nari kwitesha ayo mahirwe, nubwo bwose ntari maze kumenya ko nta kindi yanca atari teta. Ndahaguruka turasohoka ndakinga. Narakurikiraga turasohoka, nkomeza kumukurikira. Tugeze hafi aho hantu nari ninjiye bwa mbere, nabonaga ko bacuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya. Tumaze kwicara haje umusore umwe kutwakira. Manager ahita avuga ati bigeze hese ko narinje ngo wa musore? Yahise amusubiza ati none se umuntu wambwiraga mugiye kuzana n'uyu musore? Manager ati yego n'uyu bwana, ahubwo gira vuba urwo rukwavu rwahiye se cyangwa? Umusore ati ndumiwe kabisa, nari nzi ko uzanye n'umutegarugori, naho se uyu musore koko nta kundi ubwo. Yahise agenda dusigaho, hashize akanya garuka azanye ko ku rukwavu. Bwari ubwa mbere ngiye kurya kuri ako gatungo gatoya, nakuze numva ko kagira ubwenge bwinshi kubera inkuru nasomaga. Twatangiye kurya tuganira ndetse bazana n'agafanta ngo dusomeze. Manager akomeza kumbwira akomeje ati naho ubundi nari nabitekerejeho, buriya njye na Clever turaziranye cyane. Usibye ibindi buriya twabanye mu buzima bumwe kandi bwiza, namubereye umukozi ntarabona aka kazi ndiho. Mpita mvuga nti wa mugani ndumva muziranye pe. Manager ati sasa rero nagira ngo ubinyemerere umfashe ubijyemo ntabone teta kuko niwe ahoza mu kanwa, kandi nanjye buriya nari mufitiye umushinga wo kuba twakundana ndetse tukabana aramutse abinyemereye. Mpita mvuga nti guteze? Manager ati ariko se wowe hari icyo tumva? Nyine nawe uri umugabo, iyo umuntu yakunze aba yakunze, kandi Clever yarakunze nanjye ndakunda. Twaraganiriye abimbwiye numva yantanga. Buriya abagabo duhurije ku kintu kimwe cyo gufuha, naramufuhiye kabisa. Nako ibyo ambwira bagira ngo ndamwumva kandi ntakamenye ko aba ari gucurangira abahetse. Mpita mvuga nti none se ubwo urashaka ko ngufasha iki? Manager ati ndashaka ko nkundisha teta, nawe urabyumva uzaba umutoni kuri boss wawe ari we njyewe. Ntiwaje ushaka akazi se? Ndamusubiza nti yego niko naje nshaka, kandi ubu ku ivuko ntabwo bazi aho ndi. Buriya hari ubwo ufata inzira yawe kugira ngo wenda uzagaruke urunderega akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bwera, kandi nanone umushonji niwe umenya aho bahumuje. Ubwo se nakwanga kugufasha iki? Manager ati aho sasa rero banza urya iryo tako ubundi unyemerere ibi bikurikira, erega mba nateguye. Ndamusubiza nti kurirya gusa? Buriya sinirarira mu buzima, mvugisha ukuri, no bwa mbere ngatamiyeho. Manager yarasetse maze ahita ava tuzatamirana, kandi wowe ha agaciro kuba usangira nanjye. Muri ako kanya nongeye gutekereza njya kure. Uwabandi nahaye agaciro uwo mwanya mwiza nari ndimo byari ukubera teta bambi. Si yari nge yongeye guha agaciro amahirwe nk'ayo nakeshaga teta. Muri make si byari ku bwanjye, byari ukubera teta. Nyuma yo kwijuta no kwica amenyo twihaganyura, Manager ahise avuga tuzabikora se? Ngira icyizere se cyangwa sha nawe uri mu mahiganwa uri kunyumvira ubusa? Buriya abakobwa ni abana beza,
ashobora kugukunda akakurutisha undi kandi ufite byose nkanjye kubera akantu kamwe gusa, ariko niba kwizera akagera aho agufata ibiganza ndakwizeye uzabikora. Ndamusubiza nti boss, ntabwo nakwizeza ibitangaza, buriya ntabwo nkunda kwemera ibyo ntazi neza ko ntazashobora. Wanzanye aha ngo ungushe neza ngo ufashe mu mahitamo yawe, ntabwo nategeka umuntu gukunda undi. Umuntu niwe ukunda undi, kandi nk'uko wabimbwiye ufite impamvu nyinshi uhamya ko teta yagukunda, ariko se wowe urabyizeye ko ijambo ryanjye ryakosora byose akanyumvira akagukunda nk'uko byifuza? Manager atumvugiye ibintu sasa rero, niyo mpamvu rega turi kumwe, mbabarira umfashe nawe uzabyungukiramo, ntacyo uzabura. Njya numva ngo ufite ibibazo byinshi aho uba, ngo umusore mu bana baramufunga. Ese ubundi ubwo washatse ukuze tukabana ko mfite ibigufa nkeneye imbwa, nako mfite inyama nkeneye abazirya, nako nanone nari nifuje kukubwira ko ntacyo mbuze, ahubwo ngo ukeneye kuko teta agukunda byaba byoroshye ko nanjye yankunda kuko namumenyera ibyo wamuburiye. Nongeye kwikanga kuri ayo magambo manager yaravuze, nibaza inyama n'ibindi nanga kumusubiza. Nongera kumubaza nanone ntuje nti none se boss kuko ukunda teta by'ukuri? Manager ati cyane, uriya mukobwa ndamukunda, nibaza impamvu mufitanye ubushuti burenze kandi mpari. Mpita mvuga nti erega urukundo ni ikintu gikomeye utashobora kumva aho kiva, kuba afite byose ntabwo bikwemerera gukundwa, ariko wa mugani ibyo uvuga banza ari byo. Ndibuka Belinda. Manager atuganiye nabi muvandi, ubwo se ushatse kuvuga iki? Ndamusubiza nti kwari ukuri kwanjye, ariko ndabizi ko kuryana. Nzaganira na teta, numubika amabanga yanjye nkabundi niwe uzampa igisubizo, ariko ubundi ko wiyizeye ukaba ushoboye ni iyihe mpamvu yo kuncaho umbwira kugufasha kandi wigererayo? Manager aterega ndi mu marushanwa kandi mfite umukozi nkawe, ntuberege uri mu kazi, bitekerezeho. Muri ako kanya nkibyibaza numvise ijwi rimpamagara ndarimenya, ryari ijwi rya teta. Ntabwo niriwe mpindukira, nibajije uko ahagaze tumuvuga. Neza mfata umwanzuro wo gushyira hanze byose nkanga amazimwe, nkava mu mabanga, nkabandwa nkabona nanjye si yari nge, ni ukubera teta wantegeye ibiganza atanze. Byaranze ndahindukira nsanga teta ahagaze hamwe nko mu ntambwe 10. Yari afite ubwoba bwinshi, nahise nkeka ko yari atunguwe no kubona ndi kumwe na manager. Birashoboka ko atarazi ko turi kumwe, ariko kandi nibajije uko yari ahageze. Mpita mvuga nti teta se ageze hano gute? Mwari mufitanye gahunda se boss? Manager atereka reka nta gahunda twari dufitanye, cyangwa ni wowe umubwiye ngo aze? Nako ni wowe. Mpita mvuga nti none se ko mbona usa naho ahubwo utabyishimiye, si byiza kuri wowe? Ngira ngo ni byiza cyane, ahubwo amagambo wambwiye yose buriya byaba byiza kurushaho uyamwibwiriye. Manager ati none se ni wowe umubwiye ngo aze koko? Ndamusubiza nti ntabwo ari njyewe, ni ukuri pe, ndabona agize n'ubwo bagasubirayo, reka mukurikire mugarure. Nahagurutse vuba na bwangu nkurikira teta wari usohotse yihuta. Ngeze hanze mbona ari kuzamuka agana ku muhanda, mu kumugerekaho mufata akaboko ndamuhindukiza. Yahumekaga insigane, bigaragara ko yari afite ubwoba bwinshi, maze ahita ambwira ati songa, ibi ni ibiki bimbayeho koko? Mpita mvuga nti humura teta, ahubwo se uhingutse hariya gute? Ninde ukubwiye aho turi? Ahubwo se kuhise usubira inyuma igitaraganya usa n'utinya manager kandi yakubonye? Teta ati songa, nari ndi ku kazi nk'uko bisanzwe, ngiye kumva numva telefone irasonye, ntabwo nari nzumpamagaye. Nitabye vuba numva ari ijwi ry'umusore atinda kunyibwira. Yakomeje ambaza byinshi, ngiye kumva numva arambwiye araje asanga aho ukorera hakinze kandi ngo si ubwa mbere, ngo akubonye winjira mu kabari kandi ndetse andangira aho ariho, ambwira ko atabyihanganira agiye guhamagara boss, niko kuza nihuta ngo nkuburire none dore. Mpita mvuga nti ibaze, ubwo se uwo musore ninde? Ahubwo se yashakaga kugera kuki? Teta atumbaze nkubaze songa, aho reka ngenda ahubwo. Mpita mvuga nti oya, ahubwo wigenda manager atabibona nabi. Teta ati oya reka ngende songa, atava hasohoka ahubwo akambaza icyo nari nje gukora hariya. Mpita mubwira nti kandi yakubonye n'ubundi, ahubwo dore uko ugiye kubigenza, ngwino umusuhuze umubwire ko waruje hariya nkorera, ugasanga hakinze bakakurangira ko ndi hano. Teta ati mana we ubu se koko? Mpita mvuga nti wigira ubwoba, humura ntacyo gutwara kandi agufitiye gahunda ndende, ugomba kwitegura ubuzima bushya na manager. Teta ati ubuzima bushya na manager? Ndamusubiza nti yego teta, buriya usanze ari kunsaba ikintu gikomeye, ubwo wiyiziye biraba byiza kurushaho. Teta yakomeje kugira ubwoba, yongera guhindukira ngo agende, ariko nongera kumufata akaboko ntinyumva teta wigenda. Byabaye iby'ubusa, teta agenda yihuta, ndamureka arinda arenga.
nongeye gutekereza akanya gato ndahindukira nsubira aho nari nasize manager nkicara hitambaza ati none se bigenze bite ko mutazanye? Ndamusubiza nti teta hise agenda ngo yihutaga. Manager ati ngo yaraje hakuhamara ikizi? Ndamusubiza nti arambwiye ahubwo ngo mumubabarire ntabwo yarazi ko muri hano, ngo yaraje kundeba hari ako kazi gutwara raporo y'ejo, ahageze bamubwira ko ninjiyemo hano niko kuza kundeba, arambwiye ngo mumubabarire kubagwa hejuru. Manager atagize ubwoba bw'ubusa ahubwo iyo aza akicara nawe tugasangira. Ndamusubiza nti ukanamubwira ko ari ku mutima. Manager ati oya ntabwo nari kocorera hano, ni ugutegura nitonze nkamujyana ahantu hatangaje akaba ariho mbimubwirira, wowe icyo ngusaba ni ukuntegurira inzira gusa. Mpita mvuga nti utitaye ko ari umukozi wawe boss? Manager yarasetse maze itafata inyuma yo kunyemerera buriya nazamushakira kandi kazi wa mugani byagaragara nabi mu bandi bakozi. Mpita mvuga nti ariko aracyari na muto boss, uriya akwiriye umusore ungana natwe. Manager ati garukiraho ibyo ushaka kuvuga nabyumvise. Mpita mvuga nti mbabarira boss kari kantorotse. Nakomeje guca bugufi imbere ye kugeza yongeye gutuza maze nongera kumubwira mwenyura nti naho ubundi nivugiraga boss, teta ndumva ko kumufitiye imishinga myinshi, nta kibazo rwose inzira nzaziharura kandi uzagerayo wisanga. Manager ati kora hashasonga, uri umuntu w'umugabo we bijyemo gusa ibindi nyuma uzambaze kabisa. Nakoze mu ntoki za manager arishyura turahaguruka dusohoka nganiriza nkubita ikiganza ku rutugu aseka. Nabonaga neza ukuntu yishimiye atari ibyaha hafi. Tugeze ku muhanda nahindukiye inyuma nikanga umuntu umeze nka Kereva ndetse ahita yikanga nk'unyihisha. Mu gihe nari nkibyabaza aho twageze aho manager yari yasize imodoka aransezerera agenda, narebye gusubira inyuma ngo njye kureba neza niba koko ari Kereva ariko mbona nabandi guta umwanya w'ubusa ndabyihorera. Nakomeje aho nakoreraga ndinjira ndicara, ako kanya haza umukiriya wari wambuze, ntangira kwisobanura musaba kwihangana akomeza kuntonganya gusa birangira atuje. Maze kumuvungira yaragiye ntangira gutekereza ibya manager, nongeye kujya kure cyane mu ntekerezo. Natangiye kwivugisha nti mbega umugabo uhiriwe, ubu koko teta manager agiye kumutsindira? Ariko byo teta akwiriye umugabo nk'uriya umukunda kandi umufitiye imishinga yo kumutuza mu butengamare, apana babandi baza basaba n'amatama gusa. Teta disi ubu se azongera kunyitaho? Birumvikana azajya yita kuri boss, ngewe ntabwo azongera kundeba. Ubu se azongera kungira inama ngo nzakunde mbuho nifuza kuzaba? Yewe kumpobera ngatahana ibyishimo se. Ahwi nta kundi nabigenza, igihe cyanjye nawe kuri we cyari iki gusa. Nzahora nzirikana ko ari umukobwa wihariye nabonye mu bavutse nkawe. Teta nanjye nagukundaga nubwo ntigeze mbikubwira, gusa nzishimira uri mu maboko meza, ndabizi ntacyo uzabura na boss. Nisanze nagize ikiniga umukiriya wundi waje niwe wambajije cyane icyo nabaye, ariko ndamuhisha birumvikana ntabwo nari gutura uwo ntazi ibyanjye. Amaze kugenda nkomeza kwigunga, amasaha yo gutaha aragera ndakinga ndataha. Mu nzira nagendaga nitegereza umujyi mwiza, amatara, inzu n'ibindi. Agatima karatera, intekerezo zanjye ziratembera zerekeza mu rugo kw'ivuko. Nongeye kuhakumbura nibaza igihe nzagerayo, nongera kwicuza icyo biri yarambaniye, ngatagaguza igeno ryanjye, agatima kaba kari hamwe. Narahumurije ababyeyi n'abavandimwe nahoraga ndota mu nzozi bababaye kubera njyewe. Nageze kwa biri ndakingura nkomeza ku rugi rwo muri salo, ndakingura ndinjira nasanze ntawe urimo. Nazengurutse hirya mu gikari ngo ndebe niba yaba ariho, ariko natunguwe no gusanga asutamye ku mbabura ariko ahungiza ndikanga. Mpita mvuga nti yampaye inka. Biri ni wowe? Biri ati ni njye kabisa. Mpita mvuga nti ntibishoboka, ibi byo guteka se ni igitangaza. Biri ku mbabura atetse? Biri ati byihorere mani, we ntabwo uzi uko inzara iryananiriwe ahanayura, nta n'ijana mfite ngo ngurire indazi byibura ngo ndinyweshe amazi. Mpita mvuga nti none se kuki utahamagaye mushiki wawe ngo guha amafaranga make yo kurya, kureba kuva yampa inshingano nshya nta mupangayi wari wishyura ngo tugure ibyo kurya, nguhe make yo gukoresha andi nyaverese kuri banke? Biri aterega buriya ntabwo ubizi, iriya miryango y'abapangayi yose yanyishyuye amezi 3 kandi n'ukwa mbere ntabwo kwari kwashira. Mpita mvuga nti Biri ati ariko sisi byo ntabwo abizi, umbabarire ntuzamvemo. Mpita mvuga nti none se Biri urumva ibyo nabimuhisha koko? Ahubwo se yose warayakoresheje nta na make wasigaranye? Biri ati ukunze se kuyarya ni iminsi ngahe? Ahubwo nyine nakomeje kuguma hambonye mu nda byanze, njya kwikopesha ku muhanda. Ahubwo se harya bashyiramo umunyu n'amavuta ryari? Ndamusubiza nti ndumva wahuritse kabisa, utetse iki se ahubwo? Ati nafashe umuceri mvanga n'ifu y'ubunyobwa nsukamo amazi ndacanira, ahubwo ndabona isosi nkabura umuceri.
napfunduye isafuriya koko mbona Billy yakoze ibara, mpita mvuga nti ehe ibi ni ibiki wakoze Billy? Ati none se nari kubigenza gute ko nawe ubizi ko ntazi guteka, naho ahubwo ntako ntagize. Narumiye nkomeza kwitegereza Billy si ugushishikara akomeza guhungiza imbabura. Ndahindukira njya mu cyumba ndeba guhamagara muri iryo joro mushiki wa Billy, ariko mbona byamuraza nabi ndabireka. Narongeye ndasohoka ngeze aho Billy yaratekeye nsanga ari guhuta isosi. Nabuze icyo nkora nsubira mu cyumba nisaka mu mifuka yose nakuyemo inote y'igihumbi nsimbukira ku muhanda ngura undi muceri ntangira guteka. Byarahiye tumaze kurya ahita avati ewane urakoze kabisa nari mpfuye burya nuko inzara iryana. Ndamusubiza nti inzara byo buriya ni mbi Billy. Ati bura ntabwo najyaga ngira inzara, aho mushiki wanjye amfungiye amazi n'umuriro nibwo mbyumvise. Ubu se nzakomeza kubaho gutya kugeza ryari? Ndamusubiza nti urabona ingaruka z'ibyo wakoze, ubu iyo utatagaguje igeno ryanjye simba nkugobotsa aho kuba tugiye kugura mushiki wawe tumusaba kuduhahira turi abantu b'abagabo. Billy ati oya songa mushiki wanjye mureke, noneho sinamukira ahubwo wowe shaka ahantu uguza tuzayamwishyura sibyo? Ndamusubiza nti reka iryo kosa sinarikora, ubwo sinaguza ngahe yazadutunga ukwezi kose nako amezi yose. Oya nawe mbwira. Billy ati ndabizi ntabwo waba uruguza ngo yakwime wowe urakora nta kibazo, hanyuma tukagura nk'umufuka w'umuceri n'ibindi wazahembwa ukishyura. Mpita mvuga nti ariko se koko ibyo uvuga nibyo abapangayi bose baheruka kwishyura amezi 3? Billy ati ahubwo se hari uwaryamaga atanyishyuye? Ubu ni ukuvuga ngo bazongera kwishyura nyuma y'amezi 2 nibwo bazongera kwishyura. Nariyumviriye mbura icyo mvuga hashize akanya katari gato, mpita mvuga nti reka tujye kuryama nta kundi. Billy ati shaka uwuguza wangu uzaba umwishyura, erega uko urakora bro, none se urumva byagenda bite? Uzambabarire ntuzarihingutse kuri mushiki wanjye keretse niba ushaka kuduteranya kandi ntacyo byakumarira. Navuye aho njya mu cyumba cyanjye nkuramo imyenda nirambika ku buriri. Muri ako kanya nongeye kwibaza, ndicuza, ndiheba, mbaza Imana impamvu yitegereje ahantu hose n'abantu bose igahitamo ko mbana na Billy. Nibutse ko Imana yahisemo ko tubana kubera teta, nibutse ko umunsi mpataha nishimye cyane ko mbonye umugira neza, bikaba akarusha mbwiye ko tuzabana nta kiguzi cy'icumbi muha. Iryo joro ndara nkanuye nibaza icyo nakora muri iyo nzira y'inzitane nisanzemo ngo ndashaka ubuzima. Mu rukerera nibwo agatotsi kamfashe nongeye gukanguka mbona izuba ryakambye ndashiguka ndebye ku isaha nsanga ni 3 z'amanywa. Nirukira muri dushe ngisohokamo nakubitanye amaso na Billy atangira kumbwira ati none se kugiye saa 6 ndabaho gute wangu? Nagize ngo uyu munsi ntabwo ujya ku kazurirwa hano dufatanye gushaka icyo kurya. Mpita mvuga nti oya ahubwo nakererewe nta mwanya na muto mfite wo gutakaza niba birangwa amahoro ahubwo simbizi. Nanyuze kuri Billy akomeza kunkurikira ari nako ambwira ati bro nyine nashaka kukubaza ukuntu biri bugende, urabizi ko nta n'ibiryo twaraye dusigaje. Ndamubwira nti Billy akira ngo uteze telefone uhamagare mushiki wawe umubwire uko ibintu bimeze, nutabimubwira njyewe ndabimubwira nako n'ubundi uyu munsi ngomba kubimubwira. Billy ati oya songa kuki wumva ko wanteranya na mushiki wanjye ariko urumva urungukira hehe kweri? Ndamusubiza nti none se urabona byagenze bite wowe? Ibyo nabivugaga ndi kwambara vuba ndasohoka mfata umuhanda. Billy yagarukiye ku muryango akimbaza uko saa 6 arabaho. Sinjye warose ngeze ku kazi ndakingura ndicara ndiruhutsa. Hashize akanya nagiye kubona mbona wa musore Clever yinjiye aseka cyane avugira kuri telefone. Hashize akanya katari gato yivaho aransubiza ati bite songa amakuru wana? Mpita mvuga nti ni sawa. Ati ya twari tuburanye kabisa, nese ngo bimeze bite? Amakuru ya teta nizere ko mfitiye inkuru nziza. Ndamusubiza nti ahubwo se kwejo nabonye umuntu umeze nkawe ahantu twari turi nge na boss yikinze ahantu. Clever ati reka ejo nge nta nubwo narindi naha nari nagiye ahantu kure cyane. Mpita mvuga nti nta kundi ubwo wasanga narerebye nabi. Clever ati warebye nabi rwose, ubwo se urumva umuntu w'umugabo narunguruka kweri ahubwo se amakuru ya teta? Ndamusubiza nti wahora n'iki kwejo nako ni meza. Clever ati harya ngo wari uri kumwe na boss ejo? Ntabwo numvise neza icyo mwari muri kumwe muvugana, nizere ko mwari muri mu nama y'akazi. Mpita mvuga nti oya n'ibindi twavuganaga ntabwo ari ngombwa kubimbaza. Clever ati none se ujya wumva yitsa avuga teta? Ndamubaza nti kubera icyo mbajije icyo kibazo se? Ati sibinza sanzwe se ntituri kuganira. Ndamusubiza nti oya urashaka kunkuramo amagambo, ndabizi neza uri inshuti na boss kandi musangira cyanki nta kuntu mutaba muganira kuri teta iyo muri kumwe. Clever yari ikoroje hashize akanya arambwira atumva wangu ntakubeshye rero nge na boss wawe turi mu marushanwa.
namubwiye bisanzwe ko nikundiye umukozi we, numva bigize birebire ndetse turabishwanira, mbwiye ko nawe amukunda. Njye ntabwo nari mbizi, ahubwo byabaye impamvu yo kutarebana neza. Guhera cyagiye ngusanga mu biro bye tukajya gusangira, twarashwanye na n'ubu ntawe uvugisha undi. Wangu, uriya mukobwa Teta yavukiye gutandukanya, bari inshuti kabisa. Mpita mvuga nti noneho ni wowe wamuhamagaye ngo dusange aho twari turi? Clever ati kumuhamagara se? Nyine urabona. Clever yatangiye kurya indimi, buryo ukuri ni ikintu gikomeye. Iyo kukurimo ugashaka kukugoreka, uguhisha ushiduka kwakuvuyemo bwako. Ati urareba, ubundi burangira akantu k'akanenge ko gukinisha abantu ngo mbarebe. Ndamusubiza nti ndabyumva neza ko ejo ari wowe nabonye aho twari turi wihishahisha, ni nawe wahamagaye Teta umubeshya umukinisha, nose wagira ngo ugere ku cyo wangu. Clever ati wangu, nabitewe n'ifuhe n'umujinya mfitiye boss wawe. Narinje kukureba hamba mbona mwinjira hariya, ni ku mugambi wo kuguhamagara. Narinzi ko Teta nabasanga hariya biraba ibibazo, ariko wapi kabisa ntacyo byatanze. Nawe rero mbwira. Mpita mvuga nti ubwo se usibye n'iki wumvaga harabiki? Clever ati numvaga boss wanyu arahita murakarira ndetse akabona ko hari umukobwa uzerera mu tubari mu masaha y'akazi. Muri ako kanya naratuje nkomeza kwitegereza Clever, nibajije urwo rukundo akunda wandamburiye ikiganza akaba umubika amabanga wanjye. Sinatinda kubona ko ari nka babandi, gusa sinzi niba naribeshyaga. Ngicecetse yahise ambwira ati rega turi mu marushanwa wanyu, njyewe mbwira icyo nakora ngo Teta mutsindire, uru ni urugamba nk'izindi. Nahise mfunga umwuka, mfungura umutima, maze mvuga nshize amanga nti muvandi, twamenyanye umunsi umwe nk'umukiriya. Mu byo nkora ntabwo ndi umukomisiyoneri w'abakobwa. Teta sindi se ngo ndamutanga, sindi na musaza we, muri make nta burenganzira mufiteho. Ikindi kandi ntabwo nkubona mu rukundo rw'ukuri. Umuntu w'umusore nkawe ntabwo yagakwiye gukinisha uwo akunda ngo amuhamagara mubeshye kuriya bikarangira nta n'icyo wungutse. Clever yarahindutse, mbona agize umujinya, ahekenya amenyo, mbona abuze amajyo, ahita avuga ati umva, uransuzuguye bya hatari, unyiyemeyeho kandi urandakaje, ushatse kunyereka kuri ku ruhande rwa boss wawe nkaho njyewe nabishatse ntaguhemba, buretse noneho ndakoresha izindi kata. Mpita mvuga nti ariko se urarwana n'iki? Urukundo ko atari intambara, urukundo ko batarwinginga, ubundi ni itegeko ko wowe wakunze nawe agukunda. Sha uriruhiriza ubusa, icyo wakora cyose Teta atabishaka ntiyagukunda. Clever yakomeje kundebana umujinya ndetse ahekenya amenyo. Nibwo nabonye neza kamere ye, yakubise kuri kontwari agenda akubita agatoki ku kandi, menya ko bwa mbere ngize umwanzi kubera kuvugisha ukuri. Nasigaye ntekereza byinshi kuri Clever, natangiye kwibaza impamvu arakajwe n'ukuri, mbona neza ko yibera mu buzima bw'ikinyoma. Ntabwo nabitinzeho, nikomereje akazi, nkora raporo y'icyumweru. Ndangije ibitekerezo birantwara, nibaza ku byo kwa Biri aho nitaga mu rugo. Nyuma y'akanya gato ntuje, nabonye ko nta gukenyerera kundansa kubera kutavugisha ukuri. Nahise mfata telefone, ndeba nimero ya Mishu, ndamubipa dore ko nta mafaranga ahagije nari mfitemo. Ntiyatinze yahise ampamagara, nitaba vuba mvuga nti haro Mishu. Ati bite Songa? Nti ni byiza, nako nari nguhamagaye ngo nkubwire ko ngushaka cyane. Ati unshaka cyane? Bimeze bite se kandi Birisa yongeye? Nti bibaye byiza waza kugera mu rugo tukavugana, kuko ntabwo tworohewe mu rugo, inzara iri guca ibintu. Ati ngo Songa, kuva navuka mu rugo iwacu nta nzara yigeze harangwa, ntitwigeze dutaka inzara, reka. Nti nyamara nta wundi wadufasha atari wowe. Ati ubwo si byo birashoboka? Okay, nakoreka nanone ahanatse imodoka tuhahurire. Hari habura nk'isaha ngo ndangize akazi, mu gihe nari mfashe umwanzuro wo gutaha, Teta yahise yinjira. Nkibisanzwe nkimubona ndamwenyura, ndahaguruka mva muri ka kazu nabaga nicayemo, ndamuhobera nti karibu Teta. Ati urakoze. Twasubiye mu kazu turicara, mu kumwitegereza yasaga n'ubabaye ukuntu, mpita mubaza nti Teta bite ko mbona usa naho? Ati niyo mpamvu nje kukureba Songa. Muri ako kanya nongeye kubona neza ko hagati yanjye na Teta harimo umugozi uziritse imitima yombi. Burya umuntu nahinduka, yaba yishimye cyangwa ababaye, akaza gusanga, uzamenye ko uri uw'agaciro, ubiha agaciro. Hashize akanya maze mpita mvuga nti iyaba waruzi ukuntu kukubona ubabaye bisa, iyaba wumvaga ukuntu nanjye umutima wanjye uhise ukonja, ngatangira gushinja uwatumye ubabara ibyaha magana, nkamusabira n'igihano ku Mana. Mbwira Teta byagenze bite? Teta ati Songa, njyewe ntabwo mbishaka, nta nubwo nshaka kumva ibyo ambwira, kuko icyo nshakaho ntabwo gishoboka. Mpita mvuga nti uravuga se nde kandi?
utambwira ko ari uriya musore ngo ni Clever? Uzi ko ari we waguhamagaye ejo akagutesha umutwe akubeshya mpaka ugeze aho twari turi njye na boss? Teta ati nari nketse ari undi. Songa iyi ntambara ndayirwana gute koko? Mpita mvuga nti Clever avuye aha mubwije ukuri ngo ntazongere kunyitabaza mu buryarya bwe. Ahubwo se boss we bimeze bite ko burya wadusangaga hahandi yarari kunyitabaza ngo mucire inzira mufashe kukumvisha uburyo agukunda? Nyuma y'akanya gato Teta yongeye kwitsa umutima maze arambwira ati ariko abantu b'ubu babaye bate koko? Songa nibaza impamvu umuntu afata umwanya we agatekereza ku muntu kandi we atamutekereza na gato, akamwifuzaho ibidashoboka, akamubuza amahwemo, agashoza urugamba ndetse akitabaza n'ingabo. Songa hari ibyo boss yajyaga ambwira nkagira ngo aratebye, ariko ntangiye kubona ko yari akomeje, usibye ko no gutuma mbere nkamenya ukuri kucyo nshaka uyu munsi nta kintu na kimwe nigeze nkora. Niriwe mu biro bye nkaho nakoze ikosa rikomeye. Mpita mvuga nti niki kigoye se wakoragaho cyatumye uje wahamutse? Yigeze gukingirana? Teta ati oya ntabwo yankingiranye, ahubwo ibyo yambwiraga ntashakaga kumva nibyo byanteye kubura amahoro, nkumva n'akazi nakavaho. Mpita mvuga nti Teta humura tuza, none se yari koco yakubwira ko? Teta ati Songa erega buriya umuntu ugushakaho ububasha hari ubwo ugushakaho ububasha hari ubwo anakugora. Ibaza umuntu unyobora yica akazi kanjye nake ngo tuganire gusa. Mpita mvuga nti bitwaye ikize? Niba abona nta cyapfa hari icyo. Erega buriya reka nkubwize ukuri Teta, boss ashobora kuba agukunda by'ukuri kuko anagufiteho imishinga. Numvise ntacyo atakora ku bwawe uramutse umwemereye urukundo. Teta ati Songa ndabyumva boss yarakuganirije akumvisha buryo ugomba kubinyumvisha kuko nkumva mbere, ariko irengagiza urukwavu yakwishyuriye wumva ukuri kwanjye. Songa boss si umusore nakwiyemera nkavuga ko ntamwemera, kandi na Clever nuko. Gusa urukundo rwanjye ndaruzi, uko nshaka gukundwa ndabizi. Muri bose ntawe nabeshya ngo ndamwemerera urukundo ngo mere nka babandi batumye nawe uhurwa. Ndumva mbangamiwe cyane ntiwabyumva, ndumva ubwoba bwinshi muri njye, ndumva nahonga nkajya kure yabo, ndumva ari umuriro mwinshi watse ngomba guhungira kure. Songa umutima wanjye uganjwe n'agahinda, sinzi impamvu nakunzwe. Nese musubiza nti umwiza nzi shenge humura wihumeka insigane, wibabara kuko wakunzwe, udatuma nkongerera agahinda nanjye nkakubwira kari mu ndiba y'umutima wanjye. Teta ati ngwiki Songa? Teta yarikanze cyane ndabadahumbya, mbona asa n'utangiye gutitira muri ako kanya, ngira ubwoba bwinshi, ntangira kwicuza impamvu mubwiye ayo magambo nta karuruzu rurimo inshuro 7.